twavutse 1994 tuvukira mu ishyamba. Mwavukiye mu ishyamba? Mu ishyamba bari gutaha nyine mu nzira niho yatubyariye. Amaze kutubyara nyine ngo nta myenda yari ihari, tumara ukwezi tutambaye. Abantu rero ngo batubonaga ngo atujugunye utwo dupupe, kuko ngo abandi bantu babaga bari kujugunya abana babo. Buri abanyarwanda bari guhindurwa n'abakristo bakajyana n'ibigezweho, ariko siko bimeze. Twakoze cyane, turi abana bisanzura ku bantu bose, ako tugira n'urukundo cyane. Ubundi ikintu abaturage batuziho nuko nta waza ashonje ngo tumwime ibyo kurya. Yarukishije hana mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba kamusebya, imuha umwana w'umuhungu amwita Samwera mutuye Uwiteka, bamuvugaga barahora. Waruvuze ngo Theo bose babireba muhuje amateka, sibyo? Mufite amateka asa ariko ntiyabyitwayemo neza. Nicyo warashatse kuvuga? Yagina kandi kantu turi abantu duhora nge nyine cyane Gatare Nyambona yigunze ngo ati gato tuzaba abantu bameze nk'inyenyeri duture mu kirere. Twari ibikombe ubundi nge ngo navuga ati nge tuzaba abantu badasanzwe. Urangira nkunda umupasiteri twa Mpyisi uko agira ukuri. Pastor Mpyisi umwigiraho iki? Badukurikiye ku Isezerano TV n'iby'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kuba natwe. Turabishimira kandi turabakunda. Tubakunda kuko muduhozaho umutima kandi kuba mwaraduhisemo, natwe niyo mpamvu duhora tubashakishiriza ibiganiro nk'ibi ngibi kugira ngo mugubwe neza, kandi twizera ko ibiganiro tubategurira bibashimisha. Uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na BKM, mwabyumvise ku Rugendo TV. BKM amakuru? Umeze neza ndetse cyane. Ahubwo se wowe umeze gute? Ndashima Imana cyane. Amasezerano ari gusohora. Ewana, no kuba abana bicaye anga na amasezerano. Turi mu nzira z'urugendo twinjira mu cyo twasezeranijwe. Urugendo rujya mu masezerano. Ni urugendo rugana ku masezerano. Uyu munsi rero urabona ko bitoroshye. Tugiye guhuza impano zifite aho zinahuriye cyane no mu buzima busanzwe. Turi kumwe rero n'abasore babiri hano, mana yanjye bafite ibintu byinshi batuzaniye, bafite impano zitandukanye. Ngewe byananshanze nawe bahonza guhera kuko nge ndabazi cyane, ni box. Uro sinzabanza gutangira ikiganiro cyabo kubera ibintu byinshi buze byo gusangiza abanyarwanda. Reka babanze batwibwire, ubundi bindi abadukurikiye baraza kubyibonera. Sobanukira mu kiganiro. Twagiye izina rya Niri. Amazina y'ababyeyi Ndekwe Said, uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka Pastor Future. Ibintu bikire mu Gifaransa. Fitiri pasteur Fitiri. Witwa Pastor Future? Pastor Future. Groupe ni Twins Heaven. Twins Heaven. Bati ibintu kumba nabiza gufata indi ntera mwe. Twins Heaven ariko urayumva iryo zina urayumva? N'abandi nakireje ubundi ndababa Twins mwiyi minsi rero mfite umuhamagaro wo kwakira impanga. Sanga buri yarizo zabyara kuba ku mbyaro ya mbere. Ndanazikunde Imana izazimba. Aha twagiye burasura we si Bishop Future. Come on, wowe witwa nde? Ya nanjye amazina y'ababyeyi nitwa Ndekwe Yakabare Aburahamu, Pastor One. Pastor One. Burya abandi bari oya iki kiganiro ntabwo mwatangiye kumva ko gikomeye. Kirimo Pastor Future na Pastor One. Pastor One tukajya no kuri Twins Heaven. Pastor One nyine ari gakuru, ubwo nyine yundi yari uwa mbere, ubu uri uwa mbere. Ubwo abandi bakora badafite amazina bo nabo bashake nimero. Mwabo b'Imana, iyo ni message dise duhabwa mu kiganiro cy'igitangira. Abantu bose mukora mudafite amazina mudasabwa kujya kwibaruza cyangwa se gushaka nimero. Yes, nituvuga niba uvuze kuyu, niba uvuze kuri gakuru bita byumvikana ko yari gatoya wawe. Ubwo rero abantu badukurikiye bamenye ko tugiye kuganira na Twins cyangwa se impanga. Impanga z'ijuru ndetse no ku babyeyi. Reka none mbabaze, mwavutse ryari niba atari ibanga muhe mwaka? Twavutse 1994 tuvukira mu ishyamba. Mwavukiye mu ishyamba? Mu ishyamba mu marwa yatwambitse hashize nk'ukwezi.
reka noneho muranyemerera mbasubiza inyuma gatoya. Mwisanze muri mu ishyamba mwarabibwiwe sibyo n'ababyeyi, so mbere yuko tuza kwinjira gato ku ndirimbo zanyu ndabizi ko muri abaririmbyi beza n'abakometiye n'ibindi bitandukanye ko umva na episode zizaca ku Rusigendo TV tuzabisangiza abantu. Uyu munsi ndagira ngo mumpe gato ku mateka yanyu y'ubuhamya bwanyu n'ukuntu mwavutse mbere yuko twinjira mu ndirimbo. Amateka uko twavutse, ababyeyi bacu nyine barahunze, bahunga tutaravuka. Mama ageze hanze nyine muri Congo niho yasamiye inda yacu, ariko ntabwo arazi ko turimo turi babiri. Ngo nyine yatubwiraga ko nyine bajyaga barasa twita akihisha akaduhungana, nyine igihe kiza kugera nyine bari gutaha nyine mu nzira niho yatubyariye. Amaze kutubyara nyine ngo nta myenda yari ihari, tumara ukwezi tutambaye. Abantu rero ngo batubonaga mbwa batijugunya utwo dupupe, kuko ngo abandi bantu babaga bari kujugunya abana babo, ariko we atunamba nyine. Ni Imana yatunambye iyo twaje kubimenya, ni Imana. Araza nyine ageze ku Gisenyi ngo niho bamuhaye imyenda bamufasha n'amafaranga, bumva ko turi abanyamugisha tutaba n'abanyarwanda umugisha. Rero mwageze ku Gisenyi ubwo hari nko muhe mwaka babibasobanuriye? Hari muri 1997 nyine bari kuza mu Rwanda. Ubwo rero nyine araza ageze mu rugo, papa baramufunze. Bamufunze akadusigarana nyine, akadusigira abandi bantu, akajya guca inshuro. Twebwe turi aba gatatu, dufite mukuru wacu witwa Nirworumenye Inzira Byukusenge, arahari. Hari n'undi witwa Mugabo w'Indekwe Alexander, natwe Ndekwe Saidina, Ndekwe Aburamu Gakuru na Gato. Gatari ikintu atari gusobanura. Ubundi injira mu bintu neza. Ubundi Ndekwe papa yansobanuye ko ari ingabo z'ibwami zarwanagaho rukomeye. Gato wenyine ni gato nawe urabyumva. Ntago burya ngo utaraganiye na se namenye icyo sekuru yasize avuze. Njye naje kuganira na papa rero ko nakunze kumwegera, ni umugabo ugira ukuri cyane. Nari ndambwira ati papa nanjye nsangiza ku kuri kwawe, burya abandi bagushinja byinshi ariko ngenda umwana wawe ndamaraso yawe. Ubundi myibwire ukuri. Nkubona nk'umunyakuri. Iri zina nanjye ko numva narishaka Ndekwe risobanuye iki? Arambwira ati Ndekwe ni izina ryiza, risobanura ingabo z'ibwami. Izo ngabo zarwanagaho rukomeye, ubwo iyo zatsindwaga n'umwami bundi muri make yabaga yamaze gutanga. Kuri papa arambwira ati uko namwe mwavutse aho rukomeye muri ingabo Imana yanyihereye. Ariko nyine no muri Ezekiyeli 16 baravuga ngo njye Uwiteka nagusanze so na nyoko bagutaye, ndakurera ndagukuza. Ngero mbona ko ari Uwiteka tureze nyine n'ababyeyi, akabarinda akabaduheraho umugisha. N'abanyarwanda tubona tuzababera umugisha. Kuko hari ibiganiro, hari amakuru mashyashya y'ijuru ndetse n'ay'isi dufite tugomba kubagezaho. None papa wawe uyu munsi ari he? Papa nyine ubu ari mu rugo, yagize ikibazo cy'impanuka aravunika, ariko nyine ari mu rugo yabuze n'ubushobozi, ariryamye, ariko tuzi ko Uwiteka azatanga ubushobozi. Ikibazo yagize kimeze gute? Gisobanure neza kugira ngo tucyumve. Ubwo nyine yarazindutse yagiye kureba umuntu wa rubanza yaba afite. Ubwo rero nyine mu masaa 10 nibwo yabyutse, saa 11 tumusanga yaguye ku muhanda yavunitse itako. Ubwo rero twagera bo twabaje bavuze ko nyine ari impanuka, ari imodoka yamukubise ko ntibayimenye plaque. Ubwo rero nyine umusaza ari mu rugo, ariko uko bizagira uko bigenda twe dukomeje urugendo rujya mu ijuru, kuko Yesu yaravuze ngo Yakobo yaranditse mu gice cya mbere 12 muzi n'ibyanditswe ngo hahirwa uwihanganira hahirwa uwihanganiye umugerageza, namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Ariko ubundi gakumusengera yaryo dusengera mu itorero rya ADPR.
Ndiyo twavuye mu cyaro dusengera. Mwavuye mu cyaro ubu muri Kigali. Turi i Kigali kubera Imana. Kandi Imana yari yabivuze. Tujye dushima Imana nituzana mu murwa. Imana yarababwiye ati nzabatuza hafi naho babikemu batuye. muri Bikemo turukizize rwose. Igine muri kapitali y'igihugu. Ubundi na ba Dawidi tubona inkuru uko bimikwarwa bakajya gutura i Yerusalemu. Ndashaka ko ari cyo guhamya imirimo y'Imana duhereye ukuntu mwavukiye mu ishyamba. Bakajya babwira muri ibipupe Yesu. None twabaye abantu. Bakajya babwira ababyeyi banyu ati mubajugunye ibyo bipupe ntacyo mubimaze. None ibyo birenze Imana bakuye mu ishyamba, papa wanyu baramufunze. Barangije kumufunga arafungurwa akora impanuka ikomeye ubaryamye mu rugo. Imana irabaselekisiyonie ibazana ni Kigali. Imana ntimwayiha icyubahiro. Nukuri cyubahiro n'icyayo. Iragahora ku ngoma. Ndashaka ko tuza kwinjira cyane no ku mateka yanyu juste n'ukuntu mwakuze mwisanga muri Gakuru na Gatoya n'ibyo mwagiye muhuriraho, ariko kugira ngo abantu tubategure neza mu mitwe kugira baze kuri ikiganiro cyacu, reka tubanze tubaha indirimbo mwanihimbiye. Mwanihimbiye ya Gakuru na Gatoya. Tugiye kuririmba indirimbo yitwa Aho Guhindurwa Nibi. Ni indirimbo nshyashya ishyushye. Buri abanyarwanda bari guhindurwa n'abakristo bakajyana n'ibigezweho, ariko siko bimeze. Amakuru y'ijuru tuzi ko twagiye nyine bayumve. Aho guhindurwa n'ibihe twahindurwa n'Uwiteka, aho kwitwa abana ba Satani twakwitwa abana b'Imana. Aho guhindurwa n'ibihe twahindurwa n'Uwiteka, aho kwitwa abana ba Satani twakwitwa abana b'Imana. Mubaririza inzira za kera arizo munyuramo, abakera bazinyuzemo bagenda bageragezwa, ariko ab'iki gihe bagenda bahindagurika. Mubaririza inzira za kera arizo munyuramo, abakera bazinyuzemo bagenda bageragezwa, ariko ab'iki gihe bagenda bahindagurika. Aho guhindurwa n'ibihe twahindurwa n'Uwiteka, aho kwitwa abana ba Satani twakwitwa abana b'Imana. Aho guhindurwa n'ibihe twahindurwa n'Uwiteka, aho kwitwa abana ba Satani twakwitwa abana b'Imana. Kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Icyo wakora cyose utihana menya yuko uzarimbuka. Kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Icyo wakora cyose utihana menya yuko uzarimbuka. Aho guhindurwa n'ibihe twahindurwa n'Uwiteka, aho kwitwa abana ba Satani twakwitwa abana b'Imana. Aho guhindurwa n'ibihe twahindurwa n'Uwiteka, aho kwitwa abana ba Satani twakwitwa abana b'Imana. Gusinda no gusambana ntago bijyana no gusenga, ishyari n'urugomo ntago bijyana no gusenga, ahubwo gusenga nukugira imbuto nziza, ugakunda abanzi bawe nk'uko Yesu abidutegeka. Gusinda no gusambana ntago bijyana no gusenga, ishyari n'urugomo ntago bijyana no gusenga, ahubwo gusenga nukugira imbuto nziza, ugakunda abanzi bawe nk'uko Yesu abidutegeka. Aho guhindurwa n'ibihe twahindurwa n'Uwiteka, aho kwitwa abana ba Satani twakwitwa abana b'Imana. Aho guhindurwa n'ibihe twahindurwa n'Uwiteka, aho kwitwa abana ba Satani twakwitwa abana b'Imana. Aho kwitwa abana ba Satani twakwitwa abana b'Imana. Aho kwitwa abana ba Satani twakwitwa abana b'Imana. Aho guhindurwa n'ibihe twahindurwa n'Uwiteka, aho kwitwa abana ba Satani twakwitwa abana b'Imana. Birakura nanjye birandeba. Amen.
bo ubu rero ibintu birahindutse tugiye gukora konseri sasa. Iyo ndirimbo mwayanditse ryari ni iki mwashakaga kugeza ku bazayikurikira? iyi ndirimbo ni njye wayanditse, hari umuhanzi mugenzi wanjye w'umusitari yitwa Young Teacher, no kuri YouTube ariho, ariko kuvuga ngo naragiye mbona ari guhimba ibintu, kuririmba nyine ku ndirimbo nshya afite yitwa Never Give Up, bagukiramo ibintu nyine by'ubupagane by'ibishego nyine bigezweho ngo nibyo bakunda. Ngiye ndangije mpita mata ko ngiye guhimba indirimbo, mpita ntangira kuririmba. Nuko yaje ni ya vuba rwose, ejo bundi mu kwa 9. Yego Gakuru yubahwe. Gakuru yavuze ati burya Gakuru aba ari mukuru. Gakuru ndashaka gusa no gusubiza inyuma gatoya mbere yuko tuza kuza no kuzina indirimbo zanyu zitandukanye. Ndagira ngo umpe ishusho y'ukuntu mwakuze muri societe, ni biki mwakundaga guhuriraho na gatoya wawe, se abantu babafataga gute mu bwana bwanyu? Twebwe nyine twakuze cyane turi abana bisanzura ku bantu bose, ako tugira n'urukundo cyane. Ubundi ikintu abaturage batuziho nuko nta waza ashonje ngo tumwime ibyo kurya, nta waza afite inyota ngo tumure kumuha ibyo kunywa. Nyine muri societe batuzi nk'abantu bagira urukundo. Nicyo kintu abakuru n'abato bose usanga nyine bavuga ati Gakuru na Gato, iyo batubonye nyine nk'uko Yesu yageraga ku bantu yagaburiye imigati, nicyo cyatumaga bamukurikira. Natwe dukundwa kubera ineza muntu yimutera gukundwa, niko Bible imbwira. Ni nako Theo Bose Babireba yaririmbye. Theo Bose Babireba muramuzi? Ni nawe dufatiraho urugero. Ako twebwe ako tuzamurenga. Mugomba gukora. Kandi n'ikindi kintu wenda twaba tumushinja nawe, nyine yari umunyabigeragezo nkatwe, ariko ikibabaje nuko we twaranamuhamagaye yanga no kudufata. Baba uko nahita muhamagara, pereza telefone yanjye, cameraman izina cameraman mpereza phone, mwamagaye Theo yanga kubafata, akajya yikura. Mwashaka kumubwira iki se? Nyine twe twashaka kumubwira ati ko uri umuntu twakunze tukamamaza ibyawe, we wadufashije nk'urugendo. Baratubwira ati mujye mureka kuririmba ibiririmbo by'abandi, mujye murimba izanyu, ariko indirimbo ze zose turazikunda guhera gitangira ikizuru bwa kera. Ubusari indirimbo Theo muzi twaririmbaho turayizi hose hafi ya bose. Muvugana na Theo Bose Babireba muri iki kiganiro, baturirimbira akaririmbo ke kamwe. Maze igihe mbwira abantu kwimana ikizurubwa, maze igihe mbabwira yuko ikura igisuzuguriro, maze igihe mbivuga yuko imana iruhura abarushye ikabatwara mu mahoro, maze igihe mbwira abantu kwimana ikizurubwa, maze igihe mbabwira yuko ikura igisuzuguriro, maze igihe mbivuga yuko imana iruhura abarushye ikabajyara mu mahoro. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagiye undi, kandi nizemera ku izina ryayo ritukwa. Yarukijije Hana mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya, imuha umwana w'umuhungu amwita Samwera muturu, Uwiteka bamuvugaga barahora. Yarukijije Hana mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya, imuha umwana w'umuhungu amwita Samwera muturu, Uwiteka bamuvugaga barahora. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagiye undi, kandi nizemera ku izina ryayo ritukwa. Amen, amen, amen. Rwose birumvikana ko Theo Bose Babireba mwamumize. Hari ikintu wari utangiye kuvugaho gato nshaka ko tugarukaho gishobora kuba kiri mu isomo rikomeye. Wari uvuze ngo Theo Bose Babireba mwuje amateka, sibyo? Mufite amateka asa ariko ntiyabyitwayemo neza. Nicyo warashatse kuvuga? Nyine burari ikintu hano mu isi
ubundi nyamvuga ngo nta mbuto iyo nca umugani mbwira abantu bose baba bambwira ati kuki wirukanka cyane ushakisha amahirwe ndabwira ati nta mbuto itava mu mukungugu nshaka kubabwira ko umuntu wese njya nibuka kera n'ababaye abagabo ubu bambaraga bya bipira by'ijana nabo bakigunga sibyo ikibazo rero Imana igivuga ngo numara kurya ugahaga ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe n'abanyamubabaro abantu Imana ikivuga ngo ntuzayibagirwe ivuga ngo nawe uzibuke babandi Imana ntabwo irya nta n'ubw'inywa ishaka kuvuga ngo muzibuke babandi nabo bameze nk'amwe bataragira aho bagera ngo nyine ugasanga abanyarwanda benshi bamaze kurya bibagirwa babandi nyine abanyamubabaro Imana ivuga baratwibagiye muri make twe bibagiwe gatoreka nkubaza iyo urebye mu buzima ubayeho buri munsi na gakuru wawe inkuta kimukunda guhuriraho nk'impanga ukabona murahuza ikintu cya mbere duhuza tuzi gusetsa abantu kandi tuzi no kuba umuntu dushaka gukora akantu kagenda turanganye umwe agacyaha undi iyo arengereye ndamucyaha nanjye narengera akanya ako ngako ni akantu twihariye yageneye akandi kantu turi abantu duhora njye nyine cyane gatari nyambona yigunze ngo ati gato tuzaba abantu bameze nk'inyenyeri duture mu kirere twari ibikombe ubundi ngiye ngo ndavuga ati ngiye tuzaba abantu badasanzwe kuko ngiye mba mbyumvamo mfite n'amakuru ijuru iba ry'amazi ubundi ikintu cya mbere ni amakuru tubibwire n'abantu amakuru y'ijuru urayabitse ngiye mba nyafite ubu ni nk'iri jambo ry'Imana rigufasha cyane ugenda mu muhanda ukavuga ati iki cyanditswe n'icyanjye ubundi ijambo rimfasha niri kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye ngende isoma gake ntago nihuta oya n'undi rigende gake byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ibyo bintu bivuze iki ku buzima bwawe nyine ikintu ngiye bivuze ku buzima bwanjye nabonye ko Imana yahaye abantu impano iruta ubukire iruta imiryango ariyo gukizwa Irambo yasavuze ngo simba nk'abisi ndabaha amahoro mu mutima rero buriya ijambo rimfasha rinyura umutima ni ijambo riri mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 17 iravuga ngo gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye biva ku Uwiteka amen kuvuga iki kuba uri umunyamakuru kuba uri umuririmbyi kuba uri akazi kose ukora iyo mpano ufite ni Imana yayiguhaye sibye ko inyuma abanza kuvuga ibindi bintu nyine ni wowe gukora ariko namaze kumenya yuko impano zose umuntu afite ari Imana yazimuhaye ni Imana yaziduhaye ntabwo we wavutse uri umunyamakuru ahubwo wavutse uri umuntu uri wo kwa runaka ntacyo wari uzi ahubwo ni Imana yaguhaye impano rero natwe bya bipupe bimaze kuvamo abahanzi uyu mwanya bagaragaraga imbere y'umuntu umwe kugaragara imbere y'amaso y'abanyarwanda bishatse kuvuga iki mu bushobozi mufite Imana itanga impano y'amafaranga Imana itanga amafaranga y'ibindi nimukoremo natwe tugaragare mukore mu bushobozi bwanyu studio hagiyeyo ebyiri indirimbo ya mbere tuzayishutingira muri rya shyamba mwavukiyemo ngize tuzajyayo hari icyo bitwaye gako tuzayikora mu Kigali ntacyo bitwaye cyangwa mufite ubwoba bwo gusubira muri iryo shyamba oya ishyamba niyo ritugize abo turibo nyine no kwanga indirimbo ya mbere ngewe rwose tega indege tugende mu ishyamba tuyishutingire mu ishyamba ni ukuri ntacyo bitwaye byaba binateye ubundi njya mbwira mama ngo itegura abanyamakuru mu rugo iwawe naye baze bakubaze turarenze iyi weekend tutaragerayo hanga ni Karongi mwemo hamagara mama wawe mu mugengo nabwira bategura umutobe itangazamakuru riramusura abategura imitobe kandi uko ni ukuri n'isezerano TV tuzajyana noneho rero iki kiganiro kubera ko kizagira ibyiciro bitandukanye n'ama episode tugiye kuba duhaye abantu ibi kuko ibintu bibarimo ni byinshi ntitwamenye uko aho tubera naho tubirangiriza
gutajya tugenda tubatumira tuganira no ku bindi, muracyafite byinshi, muzi no gukina amakomedi ndabizi, ubutaha reka tubwirane ko muzadukinira komedi kugira ngo mugaragaze iyo mpano n'ubundi ibarimo. ndumva twakomeza kwiba ibyobokamana n'ubuhanzi, burya igice buri kintu cyose cyagenewe umwanya wacyo, ntago bivangwa, ntago bavanga komedi n'Imana, ahubwo buri Imana komedi tuzayikina tugarutse, ahubwo uyu munsi turaganira ku Mana, tuvuga imirimo y'Imana zose, kubera ko ari impano. Ibyo uvuze rwose bifitanye isano n'ibyo ndi gutekereza. Iki kiganiro cy'uyu munsi twavuze kuyoboka Imana, ariko icy'ubutaha kubera ko impano ziba ari nyinshi, tuzagaragaza n'igice cyanyu cya komedi, kuko umuntu wese burya afite icyo agendana kizamuhindurira ubuzima, sibyo? Rero Gakuru, wavuze ko usengera muri ADPR, okay, igihe umaze mu nzu y'Imana mu rusengero, ndagira ngo dusoza umbwire ikintu kimwe wahabonye cyiza kikagushimisha kuba uri mu rusengero, umbwire n'icyo wahanenze utishimiye. icya mbere navuga ikibi nabonye mu rusengero. Mu rusengero ikibi cyaho ntago bita ku mpano y'umuntu, ntago bayiha agaciro, baba bashaka ibyiza ariko bo bagatanga ibibi. Ariko ubundi urusengero rwagakwiye kuba rwiza ariko rubera babi. Yesu yaravuze ngo mwirukanswa no gushaka umuntu umwe yabagiramo akaba mu inshuro zikubye izo yari afite. Kubera iki? Nta mbuto bera. Ikintu uvuze kirakomeye cyane. None ubu mbere y'uko dusoza ikiganiro cyacu, murateganya ibihe bikorwa mu muziki muramutse mubonye uburyo mwakora iki? Umuziki kintu muri kuganiriza abaterankunga batandukanye. Ikintu dukeneye gukora mu muziki ni ugukora indirimbo zihindura cyane abantu isi yose, indirimbo zitarimo burya hari ibintu bakunda cyane yo kuvuga ngo Yesu aragabura n'ibindi. Twe tuzanye indirimbo zirimo kwihana, kuko ubutumwa bwiza ndavuga ngo itegeka abari mu isi bose kwihana, sibyo? Ab'umudendezo n'ab'imbata. Twegero tuzanye ubutumwa bwo kwihana, ibyo kurya bajya bishakira mu makorari n'ibindi. Twe tuzanye ubutumwa bwo kwihana, nibyo rati, no kutiringira. Ubundi Imana niyo ikora, iri mu kazi. Kandi ngo Daniel yabwiye umwami ati, mwami, icyatumye mva mu rwobo nuko nagaragaye imbere y'Imana yanjye nkiranuka, ntari nk'umugayo. naho umuntu ashaka kurimba ibyo kurya ariko afite umugayo imbere y'Imana. Urangira nkunda umupasiteri twa Mpyisi uko agira ukuri. Pastor Mpyisi umwigiraho iki? Mpyisi ni umusaza, ahubwo muzaduhuze tugirane ikiganiro, kuko Mpyisi mu magambo ye ni umusaza ugerageza. Oya, Mpyisi muri kumwe wamubwira iki nko mu munota umwe mwicaranye? Ngiye nko mu munota umwe ikintu namubwira, namushimira ku nyigisho ze, kuko ni umusaza ufite ubunararibonye, gusa azame kwirambuto. Nanjye nayikuye kuri papa, ariko nyene niyo umusaza mukuri kumusumbya. Yes, muzabiriya na Elisa. Umwitero wazawugusigira. Nanjye Mpyisi azansigira umwitero, wenda awushaka pe. Hari uwapfuye witwaga Jonasi, yagiraga ukuri. Nawe yarambwiye ati, mwana wanjye nkuraza ukuri. Nta nubwo nyine yako twahuriye mu gakiza nyine anyita umwana, ariko yagiraga ukuri. Ngiye ikintu kimwe navuga kuri uwo musaza. Ubu urashaka ikibanza uyashaka? Ngiye ndashaka ikibanza. Ushatse kuvuga iki? Buriya iyo umusaza agusigiye ikibanza, niyo atagusigira amahati wayishakira, kuko ikigoye muri u Rwanda ni ukubona ikibanza. Ni ukuvuga ngo we nadushingiye igiti, natwe tuvuge, aduhe umwanya, tuvuge natwe ibiturimo, wenda duhugure, ntadusigire ubwenge bwe kuzapfa ubusa. Sawa, tugiye kubategura ikiganiro kibahuza na Mpyisi. Twari turi kumwe rero na Gakuru na Gatoya hano ku Rugendo TV ndetse no ku Isezerano TV, muri ya gahunda yacu ibiganiro bitandukanye bivuga ngo sesa impano yake, kugira ngo izi mpano zimurikira abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange, kugira ngo dukomeze kwinjira neza muri destiny yacu cyangwa mu cyo twaremewe. Uyu munsi umuntu ushobora kubashaka yababona kuri adresse, twamuha nimero 079 11 65 240, yanditseho Ndeko ya Kabare Aburahamu. Gakuru na Gatonyi nawe tuyadusigana, ubwo yabakoze uwadushaka se niyo nimero yatubonamo. Kanyisubiremo 079 11 65 240. Murakoze.